reka nongere mbihera agasobanuye, nongere mbihere filime y'ubwenge, ndetse nkomeze nkubita ko filime zose nkuganirizaho hano cyangwa se filime zose nza kukubwiraho hano kuri iyi channel yacu nayo yanyu, ni filime zose zamaze kugera kuri website yacu saimovies.net. bivuze ngo rero filime yose ubonye hano ushobora n'ubundi kuba wahita wikomereza kuri website tugakomeza kuyirebana. Kuri munsi hano ushobora kuba uri kwibaza ngo ngiye kugezaho filime imeze ite, ngiye kugezaho filime yitwa ngo iki. Filime dukomeje kureba cyane kuri website harimo yitwa The Accident. Hari filime nyinshi zitandukanye kuri website ziri gusohoka nshyashya. Gusa kuri munsi hano ngiye kukubwira kuri filime yitwa The Accident, ari imwe muri filime ziri gukundwa cyane. Ngo nimba utarayireba ujya muri Google ukandikamo eshatu.saimovies.net cyangwa se ukaba watwandikira kuri WhatsApp tukaguha link nimero 0782562261 0782562261. Filime yacu rero itangira ari agace kamwe kari kubamo impanuka, ndetse impanuka ibiri kuba ntago ari impanuka isanzwe, aba ari impanuka itewe n'umuyaga. Sasa iyo mpanuka uburyo ibamo, umuyaga urahuha, baba bateguye bounce house, za nzu abana bakunda gukiniramo ziba zimeze nk'ibipirizo, ngira ngo murazizi cyane, inzu ziba zirimo umwuka nyine uhagamo umwuka abana bakajya gukiniramo ya mikino yabo. Rero umuyaga urahuha ukagurutsa iyo nzu, ndetse iyo nzu biri gukiniramo abana. Umuyaga rero uko uhuha birangira ugurukanye iyo nzu, bikaza gutuma bamwe mu bana bari gukinira muri iyo nzu bahasiga ubuzima. Abana batatu barapfa, undi umwe inzu ikamugurukana. Bibutse nyine ziranze ko zaza zikoze mu bintu by'ibyuka, nyine aba arimo ibyuka, biba bimeze nk'ibipirizo birimo ibyuka. Rero umuyaga uraza ukakigurutsa, umwana umwe akagenderamo, abandi batatu baragwa bakasiga ubuzima, abandi bagakomereka. Nuko filime yacu rero itangira. Gusa nanone aho ibyo ngibyo biri kubera, haba hari umugabo umwe uba wari wateguye ikirori cy'isabukuru y'amavuko y'umwana we. Ndetse uwo mugabo biza kugaragara ko mbere y'uko yanzu iguruka, kubera nyine imyiteguro y'icyo kirori, iyo sabukuru y'umwana we, aba yakomeje atuma umukozi we cyane, ku buryo uwo mukozi yubaka nyine iyo nzu ayishyiramo umwuka kugira ngo abana baze gukiniramo, ariko akibagirwa kuyizirika, kubera ko ziriya nzu hari uburyo ki nyine bazizirikamo kugira ngo zitaza kuba zaguruka cyangwa se ngo zive aho baziteretse, kuko murabizi biba bimeze nk'ibintu by'ipirizo birimo umwuka. Rero umukozi we agishyiramo umwuka, abana bagatangira kugikiniramo, ariko bagahita bamutuma atarakizirika nyine ku buryo cyaguma ahantu hamwe. Ubwo nibwo biza kurangira tumenye ko impamvu yanzu yagurutse ari uko batigeze bayizirika ngo bayigumisha ahantu hamwe. Ibyo rero bituma imiryango y'abantu babuze abana babo, bibutse ko haba hapfuye abana batatu, biza kurangira bajyanye mu rukiko umukozi wa nyiri gutegura icyo kirori. Ndetse kumujyana mu rukiko mu gihe aba atari yajya kuburana akiri muri gereza, biza kurangira yishwe, akicwa n'umwe mu babyeyi baba baraburiye umwana muri iyo mpanuka. Bibutse ngo ni impanuka iba yarabaye, ariko nanone babona ko nyine yatewe no kuba iyo nzu, iyo bounce house itari iziritse, ikosa bakaza kurishyira kuri wa mukozi utarayiziritse. Sasa uwo mukozi aza gupfira muri gereza. Gusa nanone mbere y'uko apfira muri gereza tuza kumenya ko impamvu iyo nzu atari yayiziritse ni boss we uba wakomeje kumutuma. Boss we aramutuma akamubwira ati wowe genda ujye kunzanira, hari ayisi ziba zabaye nkeya zo gushyira mu cyo kunywa. Akazimutuma, yazimutuma akamubwira ko inzu ari busigare ayizirika. Mu gihe cyo kwizirika rero hari deal baba bari gukora ibirimo amafaranga menshi, birangira bahise bamamagara kuri telefone, akagenda inzu atayiziritse, aricyo kiza gutuma inzu iguruka. Rero umukozi we ubwo bari muri gereza, na mbere y'uko apfa, boss aza kumenya ko ari we wateje iyo mpanuka, kubera ko niwe watumye umukozi, akamwibwira ko inzu ari buze kuyizirikira, bikarangira atayiziritse, inzu ikaza kuguruka. Gusa none abandi nta makuru baba bafite, kuko biba byaragaragaye yuko nyine
uwo mukozi ariwe icyaha cyagiyeho, biza kurangira yiciwe muri gereza, ndetse boss we nawe akaza kwitanga. Gusa nanone ikindi kintu kiba kiri muri iyo filime gishishikaje cyane nuko bamwe mu bana baba barapfuye, baba barasize ubuzima b'abana 3 bicwa n'impanuka, habarimo umwana umwe w'umuhungu wa nyiri gutegura ikirori, ari we uwo ngo n'ubundi biza kurangira agiye kwitanga, akemera ko icyaha cyo kuba ataraziritse iriya nzu agateza iriya mpanuka ari we wabikoze, kandi nubwo nawe aba yaraburiye mu mwana. Gusa nanone abandi babyeyi baba baraburiye abana muri iyo mpanuka nabo baba bararakaye cyane ku buryo kwishyiraho icyaha nk'uko cyangwa kwishyiraho iryo kosa wahita guhinduka umwanzi wabo. Mbibutse ko umukozi we wa mbere we aba yiciwe muri gereza n'ubundi kubera gusa nyine kumushinja ko yagize uburangare mu kutazirika iyo nzu. Ubwo nibwo biza kugaragara ko uwo mugabo nubwo ajya muri gereza hari deal aba ari gukorana n'abagabo b'abakire cyane, ariko nanone bagenzi be bafatanyije muri iyo deal babanza kwanga ko ajya kwitanga muri gereza kubera ko iyo deal ntabwo baba bashobora kuyikora adahari. Kandi iyo deal iramutse ihagaze hari amafaranga baba barabahaye mbere ya avance, miliyoni menshi baba bagomba kongera kwishyura mu madolari. Rero biza kuba ngombwa ko bamusaba ko nyine atajya kwitanga kugira ngo iyo deal itangirike, ariko we bikaza kurangira n'ubundi yemeye kujya kwitanga. Ndetse nkomeza ngibutsa ko iyi ngiyi ari filime igaragaramo ubugambanyi, amarangamutima, agahinda. Ikindi nkomeza ngibutsa ko ngewe ibyo nkubwira hano ni bikeya mu bigize filime, ari ukugira ngo umenye ko iyo filime ihari, yatangiye gusohoka kuri website, ubundi ushobora kuba wajyaho uyikurikirane. Website ni wa3movies.net, cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp mu gihe kugera kuri website biri kukugora. Twandikira kuri WhatsApp ni 0782536261, nayibabwiye nimero tukaguha link. Ndetse ushobora no kureba munsi y'iyi video naho dushyiramo link ya website ushobora gukanda ugahita wigerera kuri website ubundi ukirebera filime. Hanyuma rero iyo filime twikomeje na filime yacu, biza kurangira wa mwana wagurukijwe na ya bounce house aje kuboneka, ariko akaboneka nyuma y'iminsi yarari mu ishyamba wenyine. Urumva bounce house iramugurukana ikamuta mu ishyamba, bigatwara igihe rero bamushaka kugira ngo bazamugereho. Rero baza kumubona nyuma y'iminsi, ariko umwana akaza kuboneka aryamye iruhande rwa stati ya Bikira Mariya. Ku bantu b'abakatolike murabizi hari stati bagira ya Bikira Mariya. Rero umwana bamubona aryamye iruhande rw'iyo stati, ndetse akaza gutangaza ko ngo yakijijwe na Bikira Mariya. Tangaza ko kurokoka kwe yarokowe na Bikira Mariya. Rero biza gutuma bitewe nuko igihugu turimo kiba ari igihugu gifite abakristo benshi b'abakatolike, iyo nkuru bahita bayizera cyane, ndetse bigatangira no gutuma uwo mwana nyine iwabo hirirwa abantu kubera ko babumva nyine ko ari igitangaza cyabaye, yari umwana wahuye na Bikira Mariya. Gusa natwe tuza kubona ko uwo mwana ntago aba yarahuye nawe, koko nta nubwo ari we uba waramukijije, ahubwo umwana aba yaragize trauma bitewe n'igihe yamaze mu ishyamba. Nibyo koko bamusanga iruhande rw'iyo stati ya Bikira Mariya, nkuko nyine waba waburiye ahantu mu ishyamba ukabona stati imeze gutyo ukayiryama iruhande ukayiguma iruhande iyo minsi yose, bazaza kukubona nyine akaba ariho bagusanga. Niko rero biba byaragenze. Ariko ibyo kuvuga ngo yakijijwe nawe cyangwa se baravuganye, iyo biba ari trauma yagize kubera iminsi aba yaramaze mu ishyamba ari wenyine. Gusa urumva abandi bo, abantu bo nyine buriya hari ukuntu abantu bizera ibyo babonye, baba baramaze kwizera ko kuko uwo mwana yavuganye na Bikira Mariya ndetse ari we wamukijije, bikaza no gutuma mama we uba warabatakwikurikira ibijyanye no gukina filime, aba yarataye umwana agasiga umwana abana na se. Aza kubona ko umwana we ari kuvugwa cyane mu bitangazamakuru, bikaza gutuma agaruka. Ndetse kugaruka nta kintu cyaba kimuzanye, ntago wenda ari mu abagiriye umwana cyangwa se avuge ngo umwana wanjye ari mu bihe bibi. Agaruka agira ngo atangire afate umwana mugendereho, amujyana mu interview atandukanye ku mateleviziyo atandukanye, kugira ngo nawe nyine agende yigaragaza. Urumva nimba umwana ari kuvugwa cyane, abantu bamushagaye bashishikajwe nawe, kandi we abakina filime ariko kariyeri yaranze, rero abashaka kuzamukira ku mwana we kuri izo nkuru z'umwana we. Rero birangira agarutse
ubwo niba wifuza kumenya uko biza kugenda nyuma yuko agarutse, kubera ko harimo ibindi byinshi nabwiye ngo ngibyo mbabwira hano ni bikeya mu bikubiye muri filime. Iyi rero akaba ari minisiteri nziza cyane ushobora kuba wajya kureba, ndetse episode ya nyuma ngira ngo turayisohora uyu munsi ku bantu turi kuyirebana, finale irasohoka uyu munsi, rero ushobora kujyaho ugahita uyireba yose guhera kuri episode ya mbere kugera ku ya nyuma, ubundi tugakomeza tubikurikirana. Reka nkwibutse ko rero kuri website yacu hari n'izindi filime nyinshi zigiye gukomeza zisohoka, ngira ngo ku bakunzi ba series z'ibihinde hari iyitwa Genie ikomeje gusohoka cyane, ndetse n'izindi zitandukanye. Reka mwibutse rero kureba ko wakoze subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro bitandukanye ngiye kujya nkugezaho umunsi ku wundi. Ubwo nge duhurire kuri website, reka dukomeze twirebere filime. Ciao ciao.